nise mugore mwiza je nari nabitekereje ko abari abana urumva nekereza ko wenda twashaka ukuntu tubigenza niba twabimura niba twabarekera kwa kira kigo sinzi narabitekerejeho ndavuga nzakubaza urukumva bimeze bite sushaka abana bamenye ubwenge nese twazabajyanye kuri Solene tuzabajyane kuri Solene kigo kirigisha cyane umwana waho none nje nari nabitekerejeho rero umugore mwiza ndavuga nti nzabikubaze ubwo numvisha ubyemeye okay nta kibazo turabajyana nta kibazo noneho hari n'umuntu naringiye kureba hariya ubwo ntacyo wenda turabonana nawe ubutetse ariko sibyo sawa ubwo turabonana mu kanya ngarutse ubwo nizere ko nawe bihiye sawa merci chérie okay bye okay Chérie nasije kugenda ese bampamagaye tumva Nusagenda utari oya ihangane wowe komeza utegure neza ndaje mbaze numve ziriya gahunda bampamagariye arege aba harimo akantu chérie urumva no kuri reka ngende rero ngende none usibye sawa Oh, no. Oh, no. Oh, no. Abantu mwiriwe Ega twiriwe se ni wowe bravo Ega amakuru kisi nimeze nizere ko adahari ariko No. tumaze iminsi tuburanye n'ukuri nari narakubuze nari nabuze ukuntu nzasanga kidahari cya kimwe nako wa mugabo wadahari ngo twiganirire neza nese arahari se hari ahantu yaragiye uri kumurakora nta n'ikibazo ariko nusibanire nk'umuturanyi urumva hari ikibazo reka je kuva kera tukiri n'abana naragukundaga wari cyiza warankundaga ariko washatse umugore No. njyewe namwirukana ndi kugira umeri rimwe gusa ntabwo nzagaruka nubishaka nushaka uzashira ntara n'ikisi n'abasekirite bo kujya bambona bakavuga subirayo ariko kuva turi abana nokuri ariko abagabo iki gihe mwarasaze ubu utaye umugore wawe urashogosheye nguje kwa mama tetemu niyo ikintu cyawe mbese ihangane tugende mbese nubwo njya ntinda njyewe ni ukuri amasegonda aya 20 ndaba ni ukuri ariko ndavuze ubwo mbare kabiri watokeye mu rugo sha nyine nahe ndi kuvuga basiga bavuga gake atagira n'ubyumva gatatu nyine iravuba twakira No. Inzozi nziza nzaza nzikubwire chérie mfite inzozi nziza nzaza nzikubwire mukunzi garçon bombo mfite inzozi nziza chérie kutishimye byagenze bite naguze ibintu byambayeho ubwo icara mbikubwire ikidasanzwe se ibintu byambayeho iki kigabo nyine cyaje hano urakizi cya kindi twiganye cyitwa ngungumanga ngungumanga yaje se bigenda bite yaje nyine kumbaza ngo niba uhari ngo mbese niba yagiye mu kazi yashakaga kunkorakora akora ku mugore wanjye njyewe njya nkorera ku mugore nuko bigenda bite
nyine nahise mwirukankana ngungumanga cya gishenzi kamorera ku mugore njyewe Garso Bombo original hanyuma noneho naburiya bwanwa bumeze nk'ubwishashi yinde bumboka gukora no ntabindi ntakundi kubijya sheri ni sibyo gusa yambwiraga ngo yakoreshaga ngo n'amasegonda ngabiri niba ari inkoko niba ari imbeba niba ari imbata ngiye byanca sheri ngungumanga arambona njyewe arabona Garso Bombo uyu munsi nari amano ameze nk'inkondo z'ibijumba reka nkwereke ngomba kumbona rese sheri ragiye nagiye no agomba kumbona uyu munsi umugore wanjye nishakiye ku mafaranga yanjye sheri n'urwanda ufunire mu ivi umva nibyo ngiye gukora gusa ariko ntasongera kukumenyera n'undi munsi ngungumanga ngungumanga urambona urimo ndakwereka Reka nze ngufungurire. ngungumanga arahari Nawe uhari. ndashaka kubaza ufite igitsina cyawe ndakubaza ufite igitsina cyawe Busibyo ni ukiri kumbaza. ibiki nkubaza sinagubyumvise Ariko mwarwaye mu mitwe. Ndera ku muryango. Reka nanarukuremo akajya n'uca hejuru akanarusimbuka akarutwara. Abantu barasaze cyangwa umva iki? Roza ndahoraga. no Ndakuyamye winesha umutwe. Nesha umutwe. Azemangane nawe none. no Reka mfungura ariko. Se mugore mwiza ko navuye hano tuvugana neza guhangane nanjye byagenze bite ntukarakara ahubwo mbwira byagenze bite dini Naguze muzambaye. byagenze ute ariko se mbwira ariko ko mpari njyewe Tuzi cya gipapa cyakishika Garso Bombo. Garso Bombo ura mugabo wa nyiramagweje se Uwo nyine. konzi ko ari umuntu wiyubashyira ko nta kibazo Uzi binambajije. akubaje se ngo iki Umva byatuma utajya no muri misa. Akata mugabo wamumubeshyeye Ni izina ry'Imana arambajije ati ngo mfite igitsina ya ngo njyewe wowe ufite igitsina maye yashaka kugera se kuki buriya ndabizi se ya waje ngo ufite igitsina yabimbajije wasanga yarabiboneye isoko abigurisha ntawe wamenya mbese ni ibitsina by'amatike cyangwa n'ibitsina nyatsi ahubwo nagaruka reka tumureke nagaruka uzamwemerere ko ugifite noneho ubwo turebe azabagamije iki wasanga buriya nawe yari yasinze abantu bo muri iyi minsi sinzi icyo babaye ahubwo se abana bariye ni sawa ubundi ariko binabyashoboka kubera ko twubatse sheri muri uko makandi kuko amasari yo cyeka kigabo cyaziyeho ariko noneho genda umufungurire ahubwo no umve agamije iki umva mada ushize narakubajije igitsina cyose ndagifite noneho urashimishije nese umugabo wari hehe niba ufite igitsina cyawe ubwira umugabo atangira gikoresha mfire ku mugore urumva amfire ku mugore sheri mbino hano ngo bigenda buryo wasobanura ibyo wangiriye mu rugo rwanjye wowe umva ratashe oya mu rugo rwanjye no mu rugo rwanjye gukora iki buryo ncaga inyuma nandi soni ufite aguca inyuma nyine habwa akajya mu rugo rwanjye aguca inyuma akajya mu rugo rwanjye umva
kubita na hano kubita mu rugo rwanje aho kubita na hano oranyije zongera ngubone mu rugo rwanje urakoze umubwira atangira gikoreshe neza urakoze no kugisha tugiye gufata temple nawe ugiye kumbwira basi ntago nzongera kuguca inyuma sheri kuva uyu munsi nzaya nguca imbere gusa basi sheri genda kubwiye ngo niyo sayi kuri muyimereze niyo koshya mbabarire ko ndakubwiye kuri niyo sayi yimereze ntasoni warangiza ngo umugabo wazira basi sheri nunsabe n'umukandara nereza ngase nizo ngo tunazikwa ko tugenda ndambaye biri wenda byazaguca kungeso mbiyo guca umugore wawe nyuma nuko sinarahiye uyu munsi kuri isano uyu munota nzanguca imbere no kuri sheri umutwe wacu umutwe hasi